wari ubizi ko kenshi ari hano wow ntumbwire gusa nawe uvuga ko nabyibagiwe kandi koko wambwiye ko muri kubana muri iyi minsi mufite mu byo bibazo cyane ntabwo ari kunyumva ntabwo ari yapfa iyo naje urayumva uranyihurira ahubwo nategereje ko ambwira ko umushyikira agenda ndetse ngiye kuguhamagara ukiza ahubwo wagira ngo uri update ese wari tumaze ntabwo twumvaga nanjye nakurangira ahubwo se nagiye kukwakira ajye kukwakira urasiga umushyitsi wenyine yaratambwira kumwakira amazi na kibazo amazi wenyine okay inyota nimara kuyanywa ndakubwira kandi kamubonera ako si uretse kwijijisha ubundi akantu ubona ukazi kambanza n'amazi okay banzana amazi tentation umwana mwiza nanjye inshuti yanjye niba nakubwira ikintu inshuti yanjye mumagara biri close ariko mushobora kuba mumaze muziranye twamenye tutangiye kwiga muri college twamenye sinacunze ibyo kwishyura twumvashije n'imyaka myinshi twabaye abavandimwe yewe uriya nuko mba nifashe kubera ko wari ibaze ko inshuti yanjye utananyigira iwacu no ariko nakwigira okay next time wenda bizarushaho kumubwira cyane ntushobora kubana mu nanjye kwita amakitamo kisi se okay let me try ariko nta ubusubaye kubikoze ubaye hari ibintu buremeye kwibaza gusa abaye hariho umuntu uri kutudoda ko hari undi muntu uri hano n'ikindi kintu kandi n'ugiye cyane nta kibazo ko umuntu waduhuye okay Nta katari kumfata koko senda ubu ngubu agiye begera namubwiriye shiriza imana uraje wari ukiri hano koko ko wampamagaye cyane bitewe buri gihe cyose nakubwiye utaranga kumpamagara nkubwira ikibazo ugeze ni no phone yawe buri kanya call yawe wari ugiye se undi ko mbona wikozemo ngiye mu kazi umva nkubwire none rwanda kubikubwira wari ubizi ko James yabimenye amenye ibiki se kandi James yabimenye reka njye nkwereke nyine yabimenye mani si ubwenge yabimenye ko nkundana na Amy dore babidoye mani irebere nawe ngwiki simbizi none se ubundi reba nino video n'iyindi yacyagiye hano yayikuye hehe nese bishoboka bite niba batarimo kubyumva mbese muri iyi nzu mufitemo kamera icyo kibazo uri kwibaza nanjye nicyo ndi kwibaza James yamenye gute ko nari ndi kumwe na Amy hano mu rugo ngiye kubona mbona arabinyereje gutyo arambwira ngo ari mu Rwanda nta nubwo ashaka kumbona gusa icyo mbyo ni uko ari mu Rwanda ko numva ibyo bintu birimo ikibazo mbese ubwo mbwira ugiye gukora iki ndakora iki se nyine ngira inama yakubwiye ahantu se byibura yaje akabanza yambwiye ko ari mu Rwanda gusa ariko nyine ntabwo ari kumbwira ko ashaka kumbona nabwo ngo mani na bano bagabo nirwana nabo n'igitangaje wakibaza uti iyi nzu ko inzu yibamo n'injye yisigamo kamera yagezemo gute video yanjye yayibonye gute ibyo ni byancanze nese ubwo nyine ntabwo ndi kumva ukuntu byageze fata ndamwandikira ntansubiza nyine
nindi kwitangiye mu kazi nyine ni kumpamagaye vuba ndavuga nti kambanze ngere hano nimba ikibazo ufite mbanze njye mu kazi naho hari ibintu ngiye kubanza gutangayo nimba isoza byibura ndagaruka turebe umuti w'ibibintu ureba nawe uransize gusa ndagumana none njye nyine stress mbese uragira tujyane mu kazi basi ubwo ungumi iruhande byibona unanganiriza nyine ibaze James aransize ndabaho gute mbese baramuhamagara ntakwitabire wapi yamvutse sibwo ntabwo ndi kwibaza mbese ufite maneko muri uru rugo icyo kibazo uri kwibaza nanjye nicyo ndi kwibaza kumva bidasobanutse gusa nyine ngewe ndi kukubwira ngo nari ngiye kujya mu kazi sibyo niko mbanje kugucaho byibura kugira ngo umenye ikibazo wagize ariko ubwo nkimenye kandi tuzi sibyo turaza kubishakira umuti niva mu kazi gahita nca hano ngaha nakonde nyenje nese nabigenza gute ubu ariko ntupanike ese ngumva nakora iki kindi uretse nyine genda mu kazi nakubwira garuka umva wipanika kangende ndabanguka nta nubwo ndi burindira gusoza nimugoroba ndabigenza gute koko Yes, Gary. wasaga neza biragaragara ko umeze neza urakoze cyane umuntu ngushimire biriya byarantunguye biriya boro ntabwo nari nzi ko nyine umugore wanjye ameze kuriya akajya anca inyuma kuriya anyway hagati aho merisitaye warahanseriye hambereye neza gusa wowe yarantunguye ntabwo wabyumva nyine ageze niba mwana yarantunguye bya bandiki ahubwo nyine warakoze mwana warakoze byanyuze ko kiri cyiza ariko urabizi ko ngiye kuva na kera nakwifuriza icyiza rero ntabwo nyine nari kwicara ngo ntuze ndebere umugore wawe ukunda guca inyuma kandi uri umuntu mwiza bigaragarira buri muntu wese ko nta kuba utagiye byari ngombwa rero ko nagombaga kubikubwira ahubwo se magasiye ko numva ndi buzagurira akantu magashya ntaranyine ntabwo natekereza ko nyine ntubaho ko turi inshuti y'ubwo ubuzima bwanjye utabwitayeho cyangwa iki ariko nyine abantu byaje